warebye twinshi ndetse wanabonye twinshi, ariko aka ngaka ko noneho kaje ari simusiga ndetse kaje gasumba izindi zose warebye. Barakwereka aha ngaha dutangiye inkuru yacu ndetse n'iyi episode ya mbere. Barakwereka hari umusore wari uri kuba yagenda aha ngaha ndetse aba yahura n'umukobwa ndetse mwiza cyane. Aha ngaha niko kuba yamwituraho, barangije niko kuba batangira kuba bakirebanira. Niba bari bagiye kuba bakundana simbizi, cyangwa se bagiye kuba bakora urukundo nanjye simbizi. Gusa nyuma yaho gatoya reka bakwereke ngo byose byaje kuba byatangira gute, kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa imva n'imvano neza. Barakwereka aha ngaha dutangiranye n'umusore wari urimo arirukanka cyane ndetse bigaragara ko yanyweye inzoga nyinshi cyangwa se yasinze. Ndetse hari abasore bari kuba bamwirukaho, kumbe kugira aha ngaha baravuga ati Kimu yaruzwa, ati mwe mwamukurikira ntabwo ari buze kuba yaducika. Kumbe umusore bari bamwise Kimu ndetse abasore bari aha bari bamuroze batangira kuba bamwiruka baramubwira ati tugomba kuba twabafata muri uyu mugoroba. Kumbe barakwereka aha ngaha hari abari bari kwibera mu birori ndetse byashyushye cyane. Kumbe igisore cyari kiri aha ngaha cyatangiye kuba cyababwira ati ndatekereza uyu mukobwa wacu Alice aracyari isugi, nta muntu uramufungura. Kumbe agakobwa kari aho ngaho ku ruhande ati rero muri uyu mugoroba ugomba kuba waba umugabo, ati ukagira icyo uza kuba wakora nawe ukajya ku gasugi. Kumbe ikigabo cyari kiri aho ngaho cyatangiye kuba cyamurungira cyangwa se cyamuvangira ibintu tutamenye ibyo ari byo. Kirangije niko kuba cyabwira Alice ati Alice mbabarira ufate kuri ibi kike cyo kunywa, ati ndabizi uraza kuba wanshimira nyuma. Alice nawe niko kuba yamubwira ati ariko Jean Marie nawe nta cyo kunywa nari nshaka. Jean Marie niko kuba yatangira kubwira umukobwa ati inywa ariko ntacyo uza kuba. Jean Marie niko kuba yafata cya cyo kunywa, wibuke ko neza ko yari yakiroze, atangira kuba yanywesha umukobwa wacu Alice. Maze Alice nawe si ukugenda araryoherwa aranywa. Arangije kuba yanywa kuri cya cyo kunywa niko kuba yababwira ati ndakeka ngomba kuba najya kuba nakora ku gatafari, ati ndumva mu nda bimeze nabi rwose. Kumbe umukobwa wari uri aha ngaha yatangiye kuba yaseka, ndetse mwibuke neza niwe wari ugiriye inama Jean Marie ati niba ari isugi rero ugomba kuba wajya kuba wamucekinga. Jean Marie niko kuba yandikira ababwira ati ndatekereza ibyo twari turi kuba twakora byakoze neza. Barakwereka hano hari umusore wacu Kimu nawe wari wahuye n'uruva gusenya, ndetse muribuka yuko bari kumwirukaho bari bavuze ngo yarozwe bamukurikire. Kumbe kugira aha ngaha nibwo yahuraga na wa mukobwa wacu Alice. Alice nawe niko kuba yamureba neza, barangije batangira kuba bakikinira igihinda aho ngaho. Umusore yatangiye kuba yakitegereza umukobwa Alice. Alice niko kuba yatangira kuba yamumaza ati se umeze neza musore, ati umeze neza. Kumbe umusore we yari kuba yamwitegereza ariko yamubwira ati sintekereza ko aka kanya ugiye kuba wahita ugenda byihuse. Alice guhindukira yabonye cya Jean Marie ku ruhande kiri kuba cyakivugisha ati ariko kari agasugi kanjye kari hehe ko nari mbashe kuba nakitegurira nakipreparira. Muri ako kanya Alice abonye cya Jean Marie kiri kumuhiga, yamanutse aha ngaha atangira kuba yanyonya umusore. Umusore niko kuba yamusunika ariko yamubwira turi mu biki. Alice niko kuba yamubwira ati musore hama hamwe, ati nkwereke nta kintu uza kuba waba. Alice niko gutangira kuba yasamagura umusore, ndetse umusore wari uri aha ngaha nawe nubwo yari yasinze cyangwa se yarozwe yatangiye kuba yakifatira ibyo afata muri ako kanya. Atangira kuba yazenguruka umukobwa impande zose, mbese ubona ko ari abantu bigiriye mu rukundo rwabo. Umusore nawe nk'umuntu uzi ubwenge yabashije kuba yamusunikira muri ako kazu, ndetse mwibuke neza ko uyu musore ari we musore wa mbere ugiye kuba yafungura aka gasugi cyangwa se yarya aka gasugi. Mama we ibaza abaye ari njyewe nkaba nisanze aha hantu ngiye gutobora aka kantu cyangwa se ngiye kuba nakirira agasugi. Umusore yatangiye kuba yamubwira ati ubu ngubu ni njyewe ugiye kuba wayobora ndi piloti, ati reka inshingano zose mbe nazifata nk'umugabo nawe. Umukobwa nawe niko kuba yamwihorera, ndetse murabizi ibyabo ntabwo baba bashaka kuba batwereka byose nk'abana, cyangwa se murabizi n'abana baba bari burebe izi nkuru zacu. Umusore mu gitondo murabizi karaye gakubitwa cyangwa se yaraye akubita umuntu yabyutse imbaraga ari ntazo, ariko apfa kuba yahaguruka atangira kuba yakitaba telefone. Bari kuba bamubwira ati boss, ati waramutse neza, ati ugomba kuba waza kuri kampani kuko kampani yacu yahuye n'ibyago. Umusore niko kuba yababwira ati ngombe kuba nahaba mu minota mikeya, ati ngiye kuba naza. Kumbe umusore yatangiye kuba yareba ku ruhande
arangije niko gutangira gutwikurura umukobwa ngo akore ikoti ryiwe, gusanga umukobwa yari yataye ikintu bita amaraso, umuvu w'amaraso. Nyibuke neza ngo iyo uri isugi ku munsi wa mbere cyangwa se bwa mbere umuntu iyo abigize cyangwa se abikinishije uba ugomba kuzana biriya bintu, sinzi ngo biba bisobanuye iki. Kumbe barakwereka aha ngaha umusore yatangiye kuba yakuramo isaha, arangije aramubwira ati iki ni cyo kintu cyonyine cy'agaciro nari nsigaranye, ndetse ngiye kubasha kuba nakiguha cyangwa se nakigusigira, ati ndaza kuba nakugarukira vuba, ati ariko ndakwinginze uze kuba wandindira iyi saha, ati kuko nicyo kintu cyonyine bashoboye kuba nsigaranye. Banza umusore yari agiye kuba yamusiga aha ngaha akaba yagenda, ariko abamubwiye ngo uze kuba undebera iyi saha, ndaza kuba nakugarukira kandi ndaza kuba nakwitaho, ndagusezeranya. Kumbe muri ako kanya Kima akimara kuba yasohoka muri tente cyangwa se akimara gusohoka mu ibagiro aho yaraye abagira umuntu, ka gakobwa kari maso kahise gakanguka. Ese ibi byaba byo biraza kuba byarangira gute? Biraza kuba byaherera he? Barakwereka hari indege yazaga. Kumbe barakwereka Kimu nyuma y'imyaka 3 biriya byose bibaye, nuko nguko yaje aha ngaha, ndetse abasore biwe batangira kuba bamwunamira baturakaza neza boss. Kumbe barakwereka aha ngaha hari umusore hano yatangiye kuba yabwira boss ati boss, ndatekereza iki ngiki ari cyo gihe cyo kuba twakita kuri kampani ndetse tukagira ibintu twakomeza kuba twayivugururamo. Kumbe Kimu yatangiye kuba yabaza umusore ati ariko ibyo nabashije kuba nababwira imyaka 5 ishije, ati ntago murabibona. Kumbe umusore aha ngaha bari bamwise Jimmy niko kuba yakitegereza boss, arangije buri cyo avuga boss niko gutangira kuba yamubwira ati iyi mikino murimo ngiye ntago ndi kuba nayikunda, ati ndashaka kuba namenya uriya mukobwa wabashije kuba wantabara imyaka 5 ishize aba hehe, abayeho ute, ndetse aba mu nzu imeze gute. Disi mwibuke uyu musore Kimu hari umukobwa bigeze kuba bahura Lise, ndetse muri uwo mugoroba karara kanakubiswe, mbanza ari we yari ari kuba yashaka muri iki gihe. Kumbe umusore yari afite imodoka anga nziza, ndetse yari umukire cyane, afite n'aba bodyguard. Wibutsa kuba wadukorera subscribe, ndetse ujye no muri comment ube wadushyiramo imitima myinshi, ndetse nuba wakunda iyi video yacu uze kuba wadukandira kuri like kuko ni ingenzi cyane, ariko ntuze kuba wakibagirwa share ku bantu bawe nabo bakunda inkuru nk'izi ngizi, ndetse zibaryohera amatwi, zinagira amasomo zibigisha mu buzima bwabo. Kumbe barakwereka nyuma y'imyaka 5 yose yari ishize, hari umukobwa waje aha ngaha ari gusavinga agakawa muri ofisi yari iri aha ngaha, ababwira atagakawa. Kumbe kugera aha ngaha yaje kuba yaha umukobwa agakawa, arangije aramubwira ati madamu Teri, atagakawa kawe nawe, ati karateguye kandi ngaka. Kumbe Teri yari umwemezi cyane, ndetse akunda no kuba yakiyemera. Kumbe yatangiye kuba yabwira umukobwa ati uriya mukobwa Kimu atameze nk'imbwa. Guhera Jeanette ndetse na Teri bari batangiye kuba batokinga umukobwa wacu Kimu. Mwibuke neza imyaka 5 ishize hari umukobwa witwa Kimu wabashije kuba warugwa, bavuga ngo ni isugi, yarangije aba yaryamana n'umusore bita Kimu. Ese yaba ari uyu nguyu? Disi umukobwa yatangiye kuba yahindukira, ndetse bigaragara ko ibintu biri kuvugirwa aha ngaha bimubabaje. Teri nk'umukobwa wiyemerera akomeje avuga ati disi umukobwa w'isugi wabashije kuba waryamana n'umukire, yarangiza akabasha kuba yakigendera akamusiga, ati murumva atari imbwa. Kumbe barakwereka muri ako kanya muri kampani yose murabizi abakozi bose ntago bari bamwe, hari umuntu uba ufite inkuru cyangwa se story zishyushye. Barakwereka muri ako kanya haza umusore witwa Eme, arangije atangira kuba yababwira ati ariko ibyo murimo mwese, ati muzi ko Mr. Kimu cyangwa se nyakubahwa Kimu agiye kuba yakinjira aha ngaha. Kumbe Teri yatangiye kuba yavuga ati imyaka 5 yose ishize Kimu ari mu bihugu byo hanze cyangwa se byo mu mahanga, agiye kuba yagera aha ngaha, ati singewe uri buze kuba natinda kuba nahura nawe cyangwa se namubona. Barakwereka muri ako kanya kadatinze mu minota itarenze igahe Kimu yinjiye aho ngaho muri ofisi, ndetse murabizi nk'umuntu ufite amafaranga nuko nguko aba ari kuba yagenda. Kugera aha ngaha bose batangiye kuba bamwunamira. Kumbe barakwereka Kimu cyangwa se wa mukobwa Lisa waryamanye nawe yatangiye kuba yakegera imbere, ari kuba yakibaza niba ari we wa mugabo bahuye imyaka 5 ishije. Kumbe barakwereka aha ngaha Teri umukobwa wacu atangiye kuba yatera intambwe, ari kuba yakegera imbere, niko kuba yamubwira ati wowe washyingiye cyangwa se ufite abana 2 ntabwo wemerewe kuba watera intambwe ngo wegere uriya musore, aturi kuba wanyumva neza. Disi reba agakobwa kari kagize amahirwe yo kuba kahura n'umugabo
wabashije kuba yagatera inda ndetse kakabyara, ariko umukobwa uri aha ngaha atari niko kuba yamubwira ati nta burenganzira ufite. Umukobwa yakomeje areba umusore atambuka agenda. Umusore nawe ntiyitaye kuba yareba inyuma cyangwa se ngo abe yavugisha n'abari aho ngaho. Yakomeje atera intambwe yegera imbere. Kumbe kugera aha ngaha umukobwa yarahindukiye agiye kuba yakisubirirayo. Telefone niko kuba yatangira kuba yahamagarwa cyangwa se telefone niko kuba yatangira kuba yasona. Barakwereka Mr. Kim nawe yari kuba yatambuka. Umukobwa niko kuba bamubwira ati uyu munsi ese uzi ko twakuboneye umugabo, ugiye kubona umugabo ugomba kwita ku bana bawe, ati utazongera kuba wavunika. Kalisa disi niko kuba kakishima karavuga ati ubu ngubu abana banjye bagiye kuba babona papa wabo, ati ntabwo bazongera kuba bakitwa abana batagira papa wabo. Barakwereka Kim nawe yasohotse aha ngaha ari kuba yabaza ka Jimmy ati se hari amakuru waba wabonye ya wa mukobwa nagusabye? Jimmy niko kuba yamubwira ati yego bosi, ati amakuru yose ndayafite ubu ngubu kandi yizewe. Jimmy yatangiye kuba yabwira bosi wiwe ati hari ahantu hagiye kuba habera ubukwe muri 5 hotels, kandi uwo mukobwa ari kuba yahatirizwa kuba yashyingiranwa n'uwo mugabo ngo kubera ko afite abana adashoboye kuba yakitaho, kandi uwo mukobwa nawe arashaka umupapa ugomba kuba wamwitira ku bana. Kim niko kuba yahita abwira Jimmy ati reka tube twajya kuri iyo 5 hoteli bigishyushye byihuse. Barakwereka kuri 5 hoteli, murabizi hari uwo bari bahamagaye kuba bamubwira ati ubu ngubu wabonye umugabo ugiye kuba wakita ku bana. Barakwereka hano hari mupengo wari uhari cyangwa se hari majiji wacu wari uhari w'amajigo n'amabinga, bari bamwise Jidex. Kumbe murabizi bubu cyangwa se amagambo ntajya abura mu bantu. Batangiye kuba bavuga atari kuri uriya mukobwa ugiye kuba washyingirwa kandi afite abana we, ibi ngibi turaza kuba twabyita iki? Kwereka umugeni wacu we yakomeje atera intambwe, ndetse abantu bari baranga batangiye kuba bavuga ati disi uriya mugeni ni mwiza kandi aratuje cyane. Umugabo niko kuba yavuga cyangwa se umusaza niko kuba yavuga ati agombe kuba ari umunyamahirwe kuba azanye n'utwana twe, umugabo we araza kuba yamubona byange bikunde. Kumbe cya Jidex cyangwa mwita Jonathan yatangiye kuba yareba umukobwa wacu Alisa, atangira kuba yakisetsa, ariko yavuga ati aka kana nanjye ngomba kuzajya nkihemba, ati nkagakubita. Ubwo umuvugabutumwa nawe yatangiye kuba yavuga ati ubu ngubu tugiye kuba twakira cyangwa se bamwita umusangiza w'amagambo bari bamwise Rajmeka. Yatangiye yakira abashyitsi ati murakaza neza, hagiye kuba habera imihango y'ubukwe bwacu. Ndetse bwa Jonathan na Alice niko gutangira kuba yababwira ati ubwo Jonathan aho ngaho ibyishimo byari byamurenze. Ndetse barakwereka aha ngaha umusore wacu Kim nawe yari ari kuba yakikatisa muri karitsiye aho ngaho muri 5 hotels, ariko yabaza umusore wiwe ati se ni aha ngaha Jimmy? Jimmy niko kuba yabwira boss wiwe ati yego boss rwose ni aha ngaha, ati ahubwo reka tube twakinjira. Mwibuke Meka yari ari kuba yababwira ati mwitegure kuba mwarahira. Umukobwa niko kuba yakemera ati yego ndabyemera ko nzabana n'umugabo wanjye mu byiza n'ibibi, ndetse no mu bukene no mu busaza. Bakiri aho ngaho hari uwaje afungura inzugi gutyo, ndetse abantu bose barakangarana. Kumbe umusore wacu Eme ahantu mu muryango yari yafunguye akinjira, ntago hari ahantu hanyaho hari kubera ubukwe. Bitangiye kuba yabaza Jimmy ati ibi ni ibiki noneho? Jimmy niko gutangira kuba yabwira bosi wiwe ati naje gusanga uburyo bwose ndi gukomeza kuba nagusobanuramo ko umukobwa atagihari utari buze kuba wabwemera, kandi nza gusanga uzabasinga igihe cyose. Umusore niko kuba yatangiye kuba yamubwira ati umukobwa wambwiye ngo nshake, ati imyaka 5 ishize yabaye yapfira muri accident y'imodoka, ati kandi munyihanganire boss. Disi na Jimmy yatangiye kuba yavuga, atangira kuba yarira, atangira kuba yabwira boss wiwe ati ntago nanjye nari nzi ko ibi ngibi byabaye, atari ko iwabo aha ngaha bamushinguye. Kim niko kuba yamubaza ati se ko nta zina ryiwe cyangwa se ifoto yiwe iwabo bigeze bashyiraho? Jimmy niko kuba yamubwira ati kubera ukuntu umukobwa yari yangiritse mu mpanuka y'imodoka, ati iwabo banzuye ko nta foto yiwe bagomba kuba bashyiraho, ati kuko yari yakomeretse cyane. Kim aramubwira ati mwese se wambwiye ko ubukwe bwe bwari bubereye muri iyi hoteli uyu munsi? Jimmy niko kuba yamubwira ati yego rwose ubukwe bwe niho bwari bubere, ati niyo mpamvu nakuzanye, ati ngo umugabo wiwe ati nawe byarangiriye aho ngaho, ati ntabwo twigeze tubasha kuba twamenya amakuru ye. Kandi mwibuke neza ubukwe buri kuba bwaba ndetse buri kujya mbere, ubu ngubu burenda no kurangira. Disi biteye agahinda, biteye n'umubabaro.
ese Jimmy ese Kim na Alice bari buze kuba bahura kandi Alice agiye kuba yashaka undi mugabo. Kim niko kuba yabwira Jimmy ati shaka umuryango wiwe uze kuba wabahavira imwe muri za nzu dufite ku muhanda ruguru, ati nk'impano. Disi yababajwe nuko itabashije kuba yakita ku mukobwa wacu Alice, niko kuba yabwira Jimmy ngo abe yashaka umuryango wiwe abe yabaha inzu nk'impano, nawe niko kuba yabitambika ava aho ngaho. Kumbe barakwereka muri ya mihango y'uko wacu iri kuba yaba hari umusaza ushaje wari uri kuba yafungura aha ngaha. Jonathan we yari yasamye aha ngaha yishimye ariko yavuga ati akana ngiye kujya nitamirira ngaka rwose. Kumbe umusaza yaje aha ngaha ari kuba yabwira icyana kiri aha ngaha ati ugomba kuba wampa abo bana nkaba nabatwara, ati nkaba najya kubita ariko ubukwe bwanyu bugakomeza. Kumbe icyana cyatangiye kuba cyambwira ati yego anko, ati abo bana ugomba kuba wabatwara ukaba wajya kubarera, ati ubukwe bwanjye bukaba bwakomeza. Umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati se ibyo ngibyo uri kuba wavuga wowe ni ibiki? Judex niko kuba yamubwira ati kambanze naguha ukuri cyangwa se nakubwiza ukuri kuzuye, ati sinabasha kuba nashyingiranwa nawe ufite ibyo byana, ati rero bigomba kuba byajya kwa anko wanjye ushaje akaba ariwe ugomba kuba yabirera, ati kandi wibuke ko ngende project manager wo muri Kim Group, urumva ntabwo wabasha kuba wanyanga. Akana niko kuba kakagira mama wakangaha gatangira kuba kabwira mama ati mama ntabwo dushaka kuba twagusiga. N'akana k'agakobwa niko kubagira mama ati mama ntabwo dushaka kuba twagusiga. Jonathan niko kwica bugufi arangije aramubwira ati rero njye ntabwo nashyingiranwa na mama wanyu, muri aha ngaha mwabyana mwe. Kumba Alice yatangiye kuba yabaza ikigabo ati njye nawe turimo twateretana, ati wansezeranyije iki? Ubwambwe cya Jonathan niko kuba cyamubwira ati nagusezeranyije ko abo bana bagomba kuba bagira papa wiwe, ati none se njyewe aturumva ndi buze kuba naba papa w'abana natabyaye, ati abo bana bagomba kuba bajya kuba kwa anko, ati kandi urumva ugiye ufite imyaka 25, ati urabura umwe ngo wuzuze 26, ati rero ubwo urumva ugomba kuba wampa abahungu 5 beza b'inkorokoro. Umukobwa niko kuba yamubwira ati se iyo kampani ubereye manager ya Kim Group niyo ugiye kuba wagira abo bayobozi b'abana cyangwa se wowe uri nk'uko uturaga amagi ku buryo ugiye kuba wabyara abo bana? Ikigabo cya Jonathan niko kuba cyamubwira ati fata abo bana bavana aha ngaha. Alice niko kuba yamubwira ati hagarara aho ngaho, ati utaza kuba wankorera ku bana nkaba nagushwanyaguza. Niko kuba yabwira cya Jonathan ati ubu ngubu nta nubwo nshaka kuba nabana nawe, ati ubu ngubu ndigendeye. Mama niko kuba yahindukira abwira utwana twe ati bana banjye ndakeka aricyo gihe cyo kuva twava aha ngaha. Akana niko kuba kambwira ati mama, ati n'ubundi wari ugiye gushyingiranwa n'ikigabo cy'ikibwa, ati twivire aha ngaha twigendere. Anywa asigaye areba nk'injanga. Cya Jonathan niko kuba cyaguruka kirangije gitangira kuba cyababwira ati muhagaze aho ngaho muri kurebera ibiki? Ati mwafatiye ako kagore mukareba ibyo nza kuba nagakorera. Kumbe inzira bari kunyuramo basohoka ni nayo umusore wacu yari ari kuba yasohokeramo, ari kuba yakisohokera muri 5 hoteli. Kugera aha ngaha barongeye barihurira, ndetse muribuka ko no bwa mbere bahura ari uku nguku bahuye. Tugahiniye hakuno ndetse nabakundaga cyane cyane, nizere ko tuzahurira muri episode y'ugukurikira itaha. Batangiye kuba barebana gutyo ntabwo kararangira. Umusore n'umukobwa batangiye kuba barebana gutyo, umusore atangira kuba yakitegereza utwana tw'isoni zaratwishe, dutangira kuba twatangara ibintu mama watwo yari atubereyemo aho ngaho. Kumbe cya gisone niko kuba cyaza gitangira kuba cyamuhamagara ati Alice ni gute watinyuka kuba muri ibi ngibyo? Ati wandaye umurozi we, ati burya wanze kuba bashyingiranwa nanjye wifitiye undi mugabo ku ruhande. Barakwereka aha ngaha igisore cyatangiye kuba cyambwira ati urabizi njyewe, ati ndi project wa construction yo muri Kim Group, ati rero ati uraza kuba wakicuza ibi ngibi ugiye kuba wabonera aha ngaha. Yatangiye kuba yabwira abasore biwe ati ngiye kuba nakigisha isomo kariya gasore muri kuba mwabona hariya. Umukobwa Alice niko kuba yabwira ati uyu nguyu ntabwo ari umusore, ati ni umugabo wanjye wahashize cyangwa se ni ex husband wanjye. Igisore cya Jonathan niko kuba cyatangiye kuba cyavuga ati ubwo niba ari umugabo wawe wahashize atagomba kuba ari we wabyaye ibyo byana muri kumwe, nta nubwo cyabitaga abana, cyatangiye kubita ibyana. Umukobwa niko kuba yababwira ati navuga yego araba ari yego,
ati uyu nguyu niwe papa w'abana banjye, ati yagarutse, ati rero urumva njye nawe nta mwanya wo kuba twakora ubukwe uhari, ati ngomba kuba nasanga umugabo wanjye kuba twatangira kwegera papa watwo tumbwira ati papa wagarutse, ati papa wagarutse, ati natekerezaga ko wadutaye utazigera ugaruka. Kumva umugabo yatangiye kuba yagira isoni, agakobwa nako bitangira kuba byagatera isoni. Ndetse mwibuke neza, uyu nguyu uri ahangaha ni we papa w'aba bana bya nyabyo. Ese baraza kuba bamenyana, umugore amenye ko yari umugabo wiwe wabasha kuba yamutera inda. Episode ya mbere tuyihiniye hakuno, ndetse icyo nagusaba ni ugukora subscribe mutazacikwa na episode izakurikira iyi ngiyi, ndetse ujye no muri comment tubwire ukuri kumva iyi nkuru yacu kuko ni ingenzi cyane. Ndetse nuza kuba wakunda iyi nkuru yacu uze kuba wadukandira kuri like, kandi ntiwibagirwe ko wadukorera share ku bantu bawe kuko ni ingenzi cyane. Se murakeka ibyaba biri buze kuba byarangira gute? Uyu mugabo Kim araza kuba yamenya ko Kalisa ari we mugore we yateye inda.